Baretse ko hano ari Mageragere. Iriya gereza yubatse Mageragere yitwa gute? Yageze yitwa reba nk'umuntu akubwiye shamaze iminsi ndera nyine urebye maze iminsi ndera ntabwo ibintu byoroshye tu yamaze nk'akumwera indera uyu nguyu byararangije Ni dutemberane na Today 250 nkuko bisanzwe tugenda dutembera hirya no hino tubatembereza tubereka uko byifashe ahantu hari ibintu bidasanzwe ahantu hari udushya ahantu hari amateka ahantu nyine ahantu nawe watemberera umuntu ukamwereka nyine ikintu kidasanzwe atarasanzwe abona ahantu ndi uyu munsi ni ku muhanda nta nyubako tugiye kubereka uyu munsi ahubwo reka tubanze tubiyerekere ahantu ndi ni ku muhanda ubundi abantu benshi iyo bumvise Mageragere bahita bumva iki gereza abantu benshi umubare munini w'abanyarwanda iyo yumvise Mageragere ahita yumva gereza kandi mu by'ukuri Mageragere ntabwo ari gereza gusa Mageragere ni umurenge uratuwe ni agace abantu baratuye ni umurenge nyine muri rusange ntabwo ari gereza gusa wowe rero wumva Mageragere ugahita wumva gereza oya n'ubundi numvishe umuntu ari kubwira mugenzi we ngo ngiye Mageragere ngo ugiye he ngo ngiye Mageragere ngako ngo uri muzima ngo nsurabona nari muzima ngo ugiye Mageragere ngo ubu wijyanye muri gereza cyangwa ugiye gusura umuntu muri gereza niho nahereye ndavuga nti burya abantu benshi iyo bumvise Mageragere bahita bumva gereza ntabwo Mageragere ari gereza gusa haba abavandimwe Mageragere ni karitsiye nziza karitsiye iri kugenda itera imbere n'ikimenyimenyi uyu muhanda duhagazeho ni umuhanda werekeza Mageragere ni umuhanda ukiri mushyashya ni abantu benshi ntabwo bazi ko uyu muhanda bawushyizemo kaburimbo niyo mpamvu uyu munsi twavuze reka dutemberere muri ibi bice tugende tubereka ibyo ari byo uri guseka reba twavuze uyu munsi reka dutemberere mu bice bya Mageragere mwiriwe mama reka dutemberere mu bice bya Mageragere ubundi tugende tuberekanaho uko bimeze ariko nyine murabizi ko gereza of course gereza ntabwo wayitunga kamera wibeshe uyirebesheyo n'akazi kawe uyu muhanda rero nababwiraga ni umuhanda mushyashya wubatswe wa kaburimbo abazi Mageragere mu bihe byatambutse mu imyaka mikeya ahubwo se si ukugeza nko mu mwaka ushizera ko uyu muhanda uracyari mushyashya abazi Mageragere mu myaka yatambutse murabizi ko kujyayo rwose hano habaga hari akavumbi ka danje kujya Mageragere hano habaga hari ivumbi rya hatari ariko uyu munsi murabona ko ibintu byaroroshye hasigaye ari kaburimbo niyo mpamvu uyu munsi twavuze tuti why not tugomba kugenda tubereka nyine ibintu biba biri kugenda bihinduka mu Rwanda rw'uyu munsi bitandukanye n'u Rwanda rwa kera so uyu muhanda rero uturuka i Nyamirambo ahazwi nko mu Miduha niho uturuka ukagenda ugakomeza mpaka i Mageragere ariko ntabwo ugera kuri gereza please ugera i Mageragere aho imodoka zigarukira kandi kugira ngo ugere kuri gereza uva aho imodoka zigarukira ugafata byibuza kandi kamoto nk'aka 500 cyangwa 700 gutyo kagahita kakugeza kuri gereza neza bitewe ko harimo agahanda nyine harimo akagendo katari kanini so urumva rero abantu bari batuye muri ibi bice nibo baguha ubuhamya neza bw'uburyo uyu muhanda wari warabarwaje kubera akavumbi kari kaburimo ariko uyu munsi my friend ni kaburimbo urabona ubu abantu bari kugenda abajya gusura abantu banyu baba i Mageragere cyangwa abajya gusura abantu banyu bafungiye i Mageragere nimwe murabizi cyane ibi bintu murabizi cyane uyu muhanda murawumva murabizi mwarawumvaga kabisa akavumbi rwose ibyari byabaga ari ibindi ariko uyu munsi ni ibyo kwishimira
kuba uyu muhanda warashyizwemo kaburimbo nk'uko n'ubundi n'indi yose igenda yubakwa, nk'uko n'indi yose igenda itunganywa mu mujyi wa Kigali no hirya no hino mu gihugu. Uyu muhanda nawo bawushyizemo kaburimbo. Nimba waherukaga muri ibi bice kera abantu umenye ko ibintu byarahindutse. Nimba hari ahantu wari ufite akabanza hano hafi akabanza hano hafi, umenye ko ibiciro ubu byaridaborinze, kubera ko mbere hano washoboraga kuba wabona n'ikibanza cya miliyoni, washobora kuba wabona n'ikibanza cya miliyoni 2, ariko ubu ngubu kuva haza iyi kaburimbo, uyu muhanda wajyamo kaburimbo, itudaboringa byibuze ubu ngubu aha makeya ni guhera kuri miliyoni 5 kuzamuka. Guhera kuri miliyoni 5 kuzamuka. So Mageragere iri gutera imbere, Wilson arabibereka kuri kamera, iri kugenda ijya ku rundi rwego bitandukanye nuko mwari mubizi. Ubundi ubusanzwe Mageragere ni umwe mu mirenge 10 igize akarere ka Nyarugenge. Buriya Nyarugenge igizwe n'imirenge 10. Muri iyo mirenge 10 ya Nyarugenge harimo na Mageragere. So mbere yuko Mageragere ijya kuri Nyarugenge yahoze mu karere ka Butamwa, yari iri mu gice cy'icyaro, ntabwo yabarwaga mu mujyi, yabarirwaga mu gice cy'icyaro ahitwaga mu karere ka Butamwa. Icyo gihe byitwaga akarere, byari bikitwa akarere ka Butamwa, ngira ngo murabizi cyane. So rero nyuma byaje guhinduka nyine muri kwagura umujyi wa Kigali, ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye murabizi ko byagiye biza mu mujyi wa Kigali. Ni muri ubwo buryo rero Mageragere nayo bahise bavuga bati why not, bahita bayikubita muri Nyarugenge iragaruka. Nk'uko muzi za Kabuga nazo murabizi ko zitari ziri muri Gasabo, n'ahandi za Karama, murabizi ko Karama nayo itari iri muri Nyarugenge. Muri gahunda rero yo kwagura umujyi nibwo ibi bice byagiye bigaruka biza muri utu turere 3 tugize umujyi wa Kigali, ari two Nyarugenge, Kicukiro na Gasabo. So ntabwo tugiye gusubiramo imirenge yose igize akarere ka Nyarugenge, ahubwo twibandaga kuri Mageragere, kubera ko abantu benshi muhumva, abantu benshi bubwiye Mageragere bahita bumva gereza, ku buryo hari n'umuntu rwose utazi ko Mageragere hatuwe, we yumva Mageragere nyine akumva ni gereza. Mageragere ni umurenge, iriya gereza yitwa gereza y'iki Wilson? Yitwa gereza yihe? Ko bibananiye, ko byanze awasi muri komenti mutubwire, iriya gereza ntabwo yitwa Mageragere please. Mageragere ni umurenge w'ahantu gereza yubatse, ariko iriya gereza yitwa gute? Awasi muri komenti mutubwire, gereza yubatse Mageragere yitwa gute? Yitwa gute iriya gereza yubatse Mageragere? Onye undi muntu hano. Bose bimeze fresh. Ndakubona. Aha nahise. Uri muri quartier za. Urimo uratembera. Umva nese ko hano ari Mageragere. Iriya gereza yubatse Mageragere yitwa gute? Yitwa ni gereza nkuru ya Nyarugenge. Gereza nkuru ya Nyarugenge. Ari abantu rero bazi ko Mageragere ari gereza. Ukimubwira Mageragere ahita yumva ari gereza. Nanjye mbitekereje kano kanya ariko. Tagiye ngo nutuntu naramukanye. Nayo bitekereje kano kanya ariko nuko yako. Iri muri Nuzi, iri mu murenge nyine wa Mageragere. Mama nakibyumva gereza y'Mageragere. Nyine tayumva wajya bayitire nyine yumva y'Mageragere. Ma ukibwira umuntu ngo Mageragere twubwira ukiye muri gereza ma. Gereza? Urigemuye. Ni nk'Indera ma. Ni nk'Indera. Abantu nabo batazi ko Indera ari umurenge, ukimubwira ngo ugiye Indera agahita yumva ko wagiye kwa muganga kwivuza. Reba nk'umuntu akubwiye. Shamaze iminsi Indera. Shanyine urebye maze iminsi Indera ntago ibintu byoroshye tu. Yamaze nk'akumwera Indera. Uyu nguyu byararangije. Kandi ni Indera ni quartier. Twabuze maze iminsi ndi iwawa bose ukora iki barafunze nyine. Warumeze fresh ariko. Meze neza. Uri kwitemberera muri quartier. Abajene batuye gutya
bakuzenguruka nka gutyo ugahita n'ubundi ugeramo hano hasi. Mo hano hasi gutya. Ubu byaroroshye ari kaburimbo umuntu akora relax noneho y'akazuba kagabanutse kubita relax bigahita byoroha. Uri muri street stop. Ndi muri dutemberane ndi gutembereza abantu nyine agace ka Mageragere kugira ngo bajye bareka kugira ngo Mageragere ni gereza. Ni umurenge uratuwe ibintu biri gutera imbere mbere nandi kubabwira ko hano hano ibibanza byaguraga miliyoni 1 miliyoni 2 bajugunyaga umujugujugu none ubu ngubu biragaragaye kwakibona na miliyoni 5 abarugu kirutse uhuye na wa muntu ufite ikibazo. Zaba nabonye imikindo hano hafi. Hari ahantu hari imikindo hari ubango nk'umunsi imikindo nyine yagiyeho. Ntabwo ikibanza wawe ukikibonye. Ntabwo bizaba byarangiye. So gaho rero man. Ngucike. Turi kumwe man. Ni neza naribi. Powa. Yes, ni gutyo nyine tuba twikorera ibintu byacu, ni gutyo tuba tugenda dutembera nyine tuganira n'abantu bamwe na bamwe tuba duhuye nabo. Murabizwe ibyacu tubikorera ku muhanda, nta bya office, nta bya studio. Wenda ibyo bizaza ariko nyuma muri future plans ariko twabanje kujagajaga imihanda yose ya Kigali, twaberetse utuntu twa danger, twaberetse ibintu bidasanzwe, iterambere uko byari bimeze naho bigeze uyu munsi. Ibyo byose nitubirangiza nitubisoza byose ikibazo ubu tuzabisoza dusoza Kigali tuzajya mu ntara amajyaruguru amajyepfo y'Iburasirazuba iburengera bwaryo. Urumva ko dufite akazi kenshi katatwemerera kwicara mu biro. Akazi ni kenshi nabyo kwicara mu biro cyangwa muri studio. So ngayo nguko rero Wilson abari kuri kamera abari kugenda bereka udushusho fresh cyane 5x5. Nje nitwa Iva Eltier, channel yo ni Today 250. Nimba ari ubwa mbere utubonye ntukagenda udakanze subscribe nyaboneka kuko tuba tugenda tukugerera hirya no hino nyine tugenda tukwereka bya bintu utaruzi. Sometime ujye unakenera, sometime uzanakenera ahantu wajya gunyura utazi bihabera, ibintu wajya gubona biri aho ngaho gusa utazi bihakorerwa. So niyo mpamvu rero tuba twavuze tutireka tugende tubatembereza. Ndabizi ari abantu benshi batari bazi ko uyu muhanda wagiyemo kaburimbo. Urimo kaburimbo my friend. Aba diaspora mwebwe mwese peace up. Muheruka i Kigali kera uyu muhanda utarajyamo kaburimbo ariko ubu ngubu harimo kaburimbo. Muze munagura ibibanza Mageragere. Ni kuvuga Mageragere bagahita banseka. Muze mugura ibibanza mu murenge wa Mageragere n'ahandi hose muri Kigali mwubake ibintu byateye imbere, ubuzima buraryoshye, ibintu ni wane. So mwakoze cyane kubana natwe. Stay in touch, ni Today 250, gahunda ni dutemberane.